Itangazo ryihutirwa rireba Abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'Abanyarwanda rirabareba. Iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera hano mu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu polisi yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo yicaza hasi abamotari ndetse n'abashoferi ikabaganiriza ibibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda zitunguranye. Bivuze ngo impanuka nyinshi zibera mu muhanda zituruka ku bamotari ndetse n'abanyonzi. Bivuze ngo niyo mpamvu bicaza abamotari ndetse bakabaganiriza. Biradushyira rero ku itangazo ryacu ry'uno munsi polisi yadushyiriye hanze, ndetse amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya yo mu muhanda. Polisi yatangaje ko yafashe umugabo utwaye ikinyabiziga nta byangombwa afite, nta perime afite, ndetse yewe na provisoire afite. Uyu mugabo bamufatiye 12, ndetse uyu mugabo yiregura avuga yuko umushoferi yaramuhaye ino modoka ngo ajye kuyiparika, kubera ko we ntago ari we usanzwe utwara ino modoka. Rero ubu ngubu imodoka yo bakaba bayijyanye mu bizibiti, nawe ubwe bakaba bamujyanye kumufunga. Murabizi ko ni imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga ya miliyoni irenga inyarwanda. Nguko rero reka amakuru ya polisi tuyasubikire hano, tujye ku yandi makuru y'itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake yatangaje ko amazi mu mujyi wa Kigali ubu ngubu nta muturage uzongera kubura amazi. Impamvu Wasake iri kuguma ishyira amatangazo hanze ni ukubera ko mu kwezi kwa karindwi ku itariki 18 amazi mu mujyi wa Kigali yigize kubura abantu, inyota irabica, abandi bayoboka ibishanga. Bivuze ngo niyo mpamvu Wasake yashyize itangazo hanze ivuga yuko ibigega yamaze kwagura ibigega, ndetse ikavuga yuko amazi mu mujyi wa Kigali atazongera kubura. Wasake rero ntiyagenda iripfanye, yahise ivuga ngo umuntu wese yishyure amazi hakiri kare. Wasake rero yahise ishyiramo n'ako kana, ariko Wasake iratwika, yahise nishyuza abantu mwese mutishyuye amazi mwishyure hakiri kare. Wasake yahise profitiramo kabisa. Ini ncamake y'amakuru, niba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyuma yo kwanda umwana makuru nitwa Kidasamura, urwego rwato bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyatangire ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yashyize hanze itangazo, amategeko mashyashya, ishyira hanze gasopo ku bashoferi bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Yashyize gasopo hanze amategeko mashyashya, amategeko akakaye ku bashoferi bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, ku bashoferi bakunze gutwara imodoka nta byangombwa byo kuzitwara bafite. Iyi ni gasopo, ni warning polisi yashyize hanze. Iyi ni imiyaga ya mbere n'iya nyuma. Uzafatwa azahanishwa igifungo cy'imyaka 2 yose, atange n'ihazabu y'amafaranga y'amanyarwanda. Bivuze ngo gutwara ikinyabiziga wanyoye tayari bagomba kugifunga, bakaguca amafaranga wanye n'ibihumbi 300. Ikindi bakagufunga nawe nk'ibyumweru nka 3, cyangwa bibaye byiza bagufunga nk'amezi 3. Kuko gutwara ikinyabiziga wanyoye bisindisha ni igare kugonga abantu, igare no gusanga nyine wagonza abantu, nyine bituma utwara imodoka umeze nk'umusazi. Bivuze ngo rero iyi ni warning ya nyuma polisi yashyize hanze. Yavuze ko umuntu wese uzafatwa utwaye ikinyabiziga, noneho itegeko rishyashya gategoriya bizajya ifatirwa mu byaha inshuro 10. Gategoriya bahite bayikuraho yose, n'ubu gifite bayitesha agaciro, uzongera gukorera indi bundi bushyashya, amakosa 10 yonyine nk'ayo ngayo. Bivuze ngo mwitwararike abashoferi, mukore ibijyanye n'amategeko, nimukore bitanyuranye n'amategeko. Bivuze ngo nanoneho abantu mukunda gutwara ibinyabiziga nta byangombwa mufite mukirara ngo muzi imodoka, murabizi yuko kubera ko nta byangombwa mufite mushobora gufungwa igihe kirekire, igihe kingana n'imyaka 3, ishobora kugabanuka ikagera ku myaka 2, kubera ko utwaye ikinyabiziga nta byangombwa ufite. Ese wari uzi ko ushobora guhanisha igifungo kirenga miliyoni y'inyarwanda kubera ko utwaye ikinyabiziga nta byangombwa ufite?
impamvu polisi ibi ngibi bishyira hanze ni ukugira ngo ibateguze hakiri kare kugira ngo mutazafatira mu cyaha cyangwa batazabafatira mu cyaha ngo muvuge ngo ntago mwari mubizi. Bivuze ngo rero ibi ngibi mugomba kubikurikiza ndetse mukabishyira mu mitwe yanyu. Mugomba gutwara ibinyabiziga mwahawe ibyangombwa byo kubitwara, kandi ntituzakubona ufite gategure B ngo ugiye gutwara hoho cyangwa ugiye gutwara fuso. Gategure P itwara utumodoka dutonya, gategure B ntago itwara imodoka nini. Nabwo nufatwa naho bizabarwa nkaho udafite perimi uri saa kintu, nawe uzanishwa cya gifungo cyo gufungwa imyaka 2 ndetse ntihazabe amafaranga agera muri miliyoni y'inyarwanda ishobora no kurenga, bitewe nuko uri gutwara ikinyabiziga binyuranyije n'amategeko. Niyo mpamvu polisi ibanza kubateguza kugira ngo uzafatirwa muri rino kosa atazavuga ngo niyababwiye. Aya makuru uyumve kandi uyasangize bagenzi banyu. Nta muntu wemerewe kujya mu muhanda udafite icyangombwa cyo gutwara ikinyabiziga. Nta muntu wemerewe kujya mu muhanda wanyoye ibisindisha, kubera ko byatuma akora impanuka ndetse bikaba byashyira na bagenzi biwe mu kaga kandi nawe atisize. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano ya polisi y'u Rwanda. Ndetse polisi y'u Rwanda idukangurira kujya dutwara ibinyabiziga tutanyoye ibisindisha, kujya dutwara ibinyabiziga tutari kuvugira ku matelefoni, kujya dutwara ibinyabiziga nta munaniro dufite, twaruhutse bihagije, kubera ko buri ufite umunaniro ukagenda usinzira mu muhanda nabyo bishobora gutuma ukora impanuka. Ryama neza, kandi nimba ushaka kuryama